Turabasuhuje mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi hano kuri Ruyenzi TV show. Mwumve ko tubahaye ikaze kandi tubifurije umugisha w'Imana ngo ukomeze uze mu ruhande rwanyu. By'umwihariko mwebwe mwakanze subscribe, muraba agaciro gakomeye, muri umugisha kuri twebwe, muri umuryango ukomeye. Nawe niba udukurikira ari ubwa mbere ukaba wifuza kujya ubana natwe, ukajya ukorana natwe, kudushyigikira mu biganiro tugiye kujya dutambutsa hano, mu jambo tugiye kujya tunyuza aha ngaha, mu ivugabutumwa tugiye kujya tunyuza aha ngaha, wadushyigikira unyuze hano ugakanda subscribe. Ni akantu kari munsi kanditsweho subscribe k'umweru, cyangwa se hakaba handitswe sabone, ubundi tukajya tubana umunsi ku wundi mu ivugabutumwa, by'umwihariko umurimo w'Imana ukarushaho gutera imbere no kwamamara. Nk'uko mubibona rero, imbere yanyu hari Solange ariko araza kubibwira kubera Imana, hamwe no guca bugufi no gusenga Imana izatugirira neza. Reka mbanze nsuhuze abantu badukurikiye bari mu mpande z'isi zitandukanye, by'umwihariko mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, Australia, Mozambique, Kenya, Canada, urumva ibihugu byose, Malawi n'ibindi bihugu byo muri hano mu Burundi, Congo, n'ibindi bihugu byinshi nabashije kuvuga. Mwumve ko tubahaye ikaze hano kuri channel yacu. Imana ibahereze umugisha. Hanyuma reka tumwakire abanze abibwire, hanyuma abasuhuze, cyane ko by'umwihariko iyi televiziyo ari iyiwe, Imana yamuhaye mu gihe nk'iki kugira ngo ajye atuganiriza bitatugoye, cyangwa se ajye atuganiriza tubashe kumubona binyuze mu gusenga, cyangwa se binyuze kuri Ruyenzi TV show. Haleluya. Amen. Amina. Amina. Yesu nashimwe. Nahimbazwe. Meze neza. Meze neza. Ari ngukumbuye. Nanjye nari ngukumbuye. Amavuta y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Nahimbazwe. Nitwa Ruyenzi Solange, ndi umumama, nshima Imana n'abantu bayo. Yego. Abankunda gusenga, sengera abantu b'Imana. Yego. Kubaganiriza mu buryo ubwo ari bwo bwose. Yego. Kandi mbashimira abantu mukomeje kudukurikirana kuri Ruyenzi TV show. Yego. Abakoze subscribe, abatera komenti, abo ngabo mujye munatubwira ibyo mubona biba bitagenze neza, tubihindure, ibyabagiriye umumaro nabwo mutubwire, kandi mutubwire ibyo mwifuza ko twajya tubagezaho, kuko turi hano ku bwanyu kugira ngo tujye tunezeza imitima yanyu. Rero turabashimiye cyane 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 bivuye ku mutima, kandi turizera tudashidikanya ko ibyo tuzajya tubagezaho bizabagirira umumaro. Yego. Imana ishimwe. Uyu munsi mfite amatsiko, uyu munsi n'abantu badukurikiye bafite amatsiko yo kuba bakwibaza ni se Ruyenzi TV show, ubundi Ruyenzi TV show izajya inyuraho iki? Ruyenzi TV show icaho iki? Ruyenzi TV show yamamaza iki? Ruyenzi TV show itangaza ubuhe butumwa, mu yandi magambo? Urakoze. Ruyenzi TV show ni TV izajya icaho ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, kugira abantu inama bafite ibibazo, tukabaganiriza, tukababwira uko byifashe, no kubaganiriza ubuzima muri rusange, ko umuntu agomba kwitwara. Mbega uwagira ikibazo icyo ari cyo cyose yatugana akatwandikira muri komenti, hariho na nimero, hanyuma natwe tukamusubiza icyo yifuza ko twamumarira. Icyo ari cyo cyose gipfa kuba giciye mu mucyo, ariko cyane cyane biganisha ku ijambo ry'Imana. Yego. Yes, turakwakiriye rero mu rugo iwacu, turakwakiriye mu rugo iwawe, turakwakiriye. Burya ari ukuntu umuntu aza avuye no mu kazi, cyangwa se akaza avuye no gutembera, cyangwa se ariko nubwo urugo rwaba rurwe, ariko abahasanze baramwakira. Rero nubwo ari wowe wakagombye kutwakira, ariko nanakwakiriye, ariko rero nawe reka n'abantu tugukurikiye uyu munsi umanze utwakire, ubundi twiganirire. Murakoze cyane. Mbere reka tubanze twakira Imana. Yego. Umwana wayo n'umwuka wera. Yego. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Nawe turakwakiriye mu izina rya Yesu. Yego. Twakiriye n'abantu badukurikirana umunsi ku munsi, tubahaye ikaze kandi tubasabira n'umugisha ku Mana. Yego. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe mu ruhande rwacu. Yes, mfite amatsiko yo kukubaza akabazo, kuko ubu tugiye mu bibazo. Ndi kumva aribyo twakibandaho cyane. Nk'ubu ngiye kubaza ibibazo
mbariza n'abantu badukurikiye, mm, ubundi mu rugo rw'umuntu cyangwa se mu rugo rwawe cyangwa se mu rugo rw'abantu muri rusange, mm, mu ngo muri rusange, mm. ubundi umugabo ni iki? Emi urakoze, Mm, mbajije ikibazo gikomeye yego. kandi kinoroshye. Mm, Mu ruhande rumwe kirakomeye kandi mm, mu rundi kiroroshye. mm, Mu rugo umugabo ni umutware, mm, ni umutwe w'urugo. mm, Reka tubigereranye twinjire mu ijambo ry'Imana. yego. Kristo ni umutwe w'itorero Mm, kandi Kristo ashushanya umugabo kuri iki mm, gihe mm, no mu bihe bizaza no mu bihe byabanje. yego. Umugabo rero njyewe mufata nk'umutware, umuntu Mm, ukomeye mu muryango. mm. Yego, Umwana wawe yego. cyangwa se umwana w'umugabo wawe, Mm, muri rusange umwana w'umugore n'umugabo babana mu nzu, mm, muri uwo mwanya cyangwa muri icyo gihe, mhm. umwana ni iki mu rugo rwanyu? Umwana wanjye cyangwa umwana w'umugabo wanjye Yego. yaba yarabyaye ahandi. Oya, ntabwo nshaka ahandi. Yaba ari uwanjye. Ubwo umwana wanyu muri rusange Umwana wacu muri ariko rusange. mubana nawe. Umwana wanjye rero cyangwa umwana wacu muri rusange Mm, ni umugisha Imana yaba yaraduhaye, ni ishami riba ryaraduturutseho Imana iba yaraduhaye. yego. Yego. Wowe reka dutange urugero kuri wowe, tureke kujya gutanga ingero hanze cyangwa se nyuma Mm, y'abandi. mm, Dutange urugero kuri Solange. mm, Ubundi Solange ni umugore w'umugabo, yego. ariko se Solange nk'umuntu w'umugore, Mm. ubundi umugore ni iki mu rugo? Umugore ni umutima w'urugo. Si ibibazo baba barabikuye he? Umugore ni umutima w'urugo, Mm, akaba ari n'umufasha mm. w'umutware Imana iba yaramuhaye. Ariko ntasimbutse aka kantu, Mm, reka tubanze tuvuge aka kantu. mm, Eh, Abantu badukurikiye bafite abantu barwaye, mhm, ugiye kukwamamariza uzanyishyura. Yes, abantu badukurikiye bafite abantu barwaye, yego. abantu badukurikiye bafite abakecuru barwaye, Mhm, abantu badukurikiye bafite abantu mbese urwaye. Solange ni umuntu ushobora kuba yakurwariza umuntu, ni umuntu ushobora kuba mm, yarwaza umuntu bitewe n'ikibazo afite, ni umuntu ushobora kuba reka ndeke kwivugira ubundi kuko njye si wari wandwaza ngo menye ngo warwajije oya iyi nta nubwo ndwara. mbikwifuriza Emi Yego. kurwara. Oya. Nyine nka kuriya hari igihe umuntu arwara nka diyabete, isukari ikazamuka, njye Mm, mpita nibaza kuko nzi ko uri umuntu urwaza abantu. Eh, yego. Ubarwaza gute? Urabavura? Wenda ako kantu reka ubanze ukatubwireho tubashe kubimenya tunabyumve, hanyuma n'udukurikiye akaba yagukenera akaba yazakuvugisha. Emi urakoze cyane ku kibazo umbajije. Mm, Kurwaza cyangwa kwita ku bantu ni impano Imana yampaye, mm, ntabwo ari ibintu nize gusa. Hari igihe mfata umwanya nkasoma mu bitabo kugira ngo ngende mbona n'ukuntu nihugura, mm, ariko burya hari igihe wasoma ariko udafite iyo mpano ntubishobore. mm, Rero njyewe umurimo wanjye cyane cyane mu buzima busanzwe ni uwo kwita ku bantu barwaye. mm, Urabona ko kundi nyine umuntu aba afite umuntu urwaye, yaba ari mu rugo yaba ari kwa muganga. mm, Urabona turi mu iterambere riri kwihuta, sibyo? yego. Buri muntu wese aba yiruka ashaka imibereho. Rero ushobora kugira ikibazo ukarwaza umuntu udafite umwanya wo kumurwaza, Mm, umwicara iruhande. Kumurwaza ni ukumwicara iruhande ukamumenyera buri kimwe cyose uwo murwayi yifuza, yego. ukamukorera buri kimwe cyose uwo murwayi akwiye gukorerwa. Mm, Uwo ni wo murimo rero nkorera abantu barwaye cyangwa se abantu bageze mu zabukuru. mm, Abantu bageze mu zabukuru nabo nta mbaraga baba bagifite, mm, baba bakeneye umuntu ubitaho. yego. Njyewe rero nita kuri abo bantu nkabafasha. Mhm, harimo ingeri nyinshi. Hari abo umuntu aba agomba kuganiriza. Burya kurwara rega ntabwo ari ukurwara umubiri gusa, hari n'igihe urwara yego. ukumva uriyanze, ukumva ukeneye abantu muganira bakakuruhura. Ni muri rusange fasha abantu kubaganiriza Mm, cyangwa se no kubarwaza no kubitaho muri rusange mu buzima bwa buri munsi. mm. Yego. Yes, Solange. Mm. Hanyuma rero uyu munsi reka abantu badukurikiye bameze gutyo cyangwa se ubundi ni umuntu ufite umuntu urwaye ariko adafite umurwaza,
ubundi abo ngabo nibo ukunda kugira gute kwitaho cyane. ni nabo nkunda kuba ndi kumwe nabo cyane igihe kinini. Yego, Yego. igihe kinini bivuze ngo umwanya mwinshi uba uri kumwe n'abantu n'abantu bashaje Yego. bageze mu zabukuru, Mm, abasaza, abakecuru, mm, cyangwa bagize ikibazo cy'ubuzima nko kurwara, kugira ubumuga, mm. nabo akenshi nkunda kuba ndi kumwe nabo cyane, ni mu kubitaho. Yego, Yego. yes, Imana ishimwe kandi Imana ihimbaza. Ubundi muri wowe mu magambo make uri kwifuza cyangwa se uri kumva watubwira, ni nk'ayahe magambo uri kumva watubwira kugira ngo tubashe kukwakira byibuze n'abana badukurikiye babashe kumenya Solange ni ikihe kiri ku mutima we, nicyo ashaka kubwira abantu, nicyo ashaka gutangariza abantu, nicyo ashaka gushishikariza abantu, ubundi dusengera abantu dusoze. Emi, urakoze cyane. Ikintu ushaka gutangariza abantu ni uko bagomba kugira urukundo. Yego, Urukundo rukubiyemo ibintu byose. yego, Icya kabiri ni ugusenga. mhm, Icya gatatu ni ukubahana. yego, Mu rukundo habamo ibintu byose. mm, Mu rukundo habamo kubona mugenzi wawe ukumva uramukunze. yego, Mu rukundo habamo kubona umwanzi wawe waguhemukiye ukamukunda. Rero tugire urukundo. tugire urukundo, Yego. nirwo ruzatuma tubasha Tubasha kugera ku iterambere ryacu. Erega ushobora no kugira ushobora no kuba ufite iterambere nta rukundo, udakunze abantu, rya terambere rigasubira hasi. Erega buri muntu wese akeneye abantu. Yego, yes, Imana ihimbazwe rero kandi Imana itugirire neza, Uwiteka atabare abantu be. Yes, reka dusengere abantu badukurikiye ubundi twinjire mu mwanya wo gusoza. Ni karibu wowe udukurikiye, hakaba hari ikibazo cyo mu ngo ufite cyangwa se udukurikiye hakaba hari byinshi udasobanukiwe, jya muri comment utubwire, ubushize cyangwa ubutaha tuzagaruka tugufasha muri icyo kibazo mu izina rya Yesu, amen. Urakoze. Mbere y'uko dusenga nagira ngo nshishikarize abantu, umuntu wese wumva akeneye gusengerwa, Yego, akeneye kuganirizwa, akeneye inama muri rusange, wumva yaba arwaye, kurwara biratandukanye, hari ukurwara mu bitekerezo cyangwa kurwara ku mubiri, ndahari ku bwanyu, yego, niteguye kubafasha uko nzabishobozwa. Aleluya. Reka rero twubahe Imana dusenge. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye kuri Imana y'inyembaraga, Imana y'inyabushobozi, Imana y'urukundo rwinshi. Nyiringabo Imana rero ndagushimiye ko wampaye abantu, burya icya mbere ni abantu. Ndagushimiye Kristo ko wampaye umuryango kuri Ruyenzi TV Show, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero nudusukemo urukundo, uduhe gukundana, uduhe kwamamara, kandi Ruyenzi TV Show ndayisengeye, reka izabe cano icishwaho ibyawe, icishwaho ibyubaka ubuzima, icishwaho isanamitima, buri muntu wese nazajya yigeraho ababaye atanezerewe ajye aruhuka ku mutima Kristo. Ngaho nuganze nutegeke, komeza kubana natwe, ukomeze kutwuzuza urukundo, uturinde ikibi n'igisa nacyo, mu izina ryawe ryera Yesu, amina.